kuterana ku rwo rusengero rwaho ntabwo ati nyamara Imana yantumye mahurira n'umuhanuzi arambwira tuva nkubwire yewe Imana yambwiye ngo iri ni ryo herezo y'iki gihugu ndamubwira tumva nkubwire nanjye uko Imana yambwiye ngo ntabwo ariko bizahora kuba yitegereje ntabwo ariko bizahora kuba yiringiye icyaha kubaka byaba byaranze ariko Yesu arakubwiye ngo arabyubitse uburwayi bwaba bwaragufasheho ijambo ariko Kristo arakubwiye ngo arabyubitse. Bibiliya yarambwiye ngo hari ibintu byinshi Imana idashobora gukora itabanje kubinyuza mu muhanuzi wayo. Ushobora kwigomwa ugahamagara umuhanuzi cyangwa se ugasengana n'umuhanuzi yagusengera akagira imbaraga nyinshi abona akagufasha gusenga iyo myaku n'imivumo bikakurekura kuko wasenganye n'umuhanuzi. Haracyari abahanuzi bizewe, haracyari abahanuzi bari mu mwuka w'Imana. By'umwihariko nk'aba ngaba mba nabashakiye mba nakoze urugendo rudasanzwe rukomeye kugira ngo mbazane nuko mba mbizeye cyane kandi bari mu mwuka w'Imana. Mbere yuko ngira byinshi mvuga reka mbanze mwakira twibwire ku bantu badukurikiye bwa mbere namara kutwibwira hanyuma tumwakire hanyuma nitumara kumwakira tuze gushimira abantu badukurikiye. Reka ubanze bwira abantu badukurikiye hanyuma nkwakire. Yes, murakoze cyane kunyakira ngaha kw'Indabirambere TV. Aka kantu ndagukoresha ahangaha cyane kw'Indabirambere TV nza nisaga. Yego. Nza nisanga nahagize mu rugo magira nk'iwanjye. Umwana uri kugiwe ntabwo akumirwa. Kame muremba kumbuye mwese aho muherereye mu Rwanda. Jimmy inshuti zanjye nyinshi zinkurikirana bakambwa ati Delphine pastor wacu tumaze iminsi 2 tutakubona. Hari abantu bahangayikishwa no kuba bamaze iminsi 2. Yego. Iminsi zingahe umwe pastor twakubuze umaze iminsi ndabakunda ndacyari ahangaha iwacu. Delphine babeshera ngo bahangayikishwa no kubana no kumara iminsi 2 undi ni amasaha. Ura cyo kiganira abana wamugaruraga nejo ariko defo yawe kagurugira ngira akaguru byo ndabyemeye. Oya impamvu mvuga ngo nta kaguru udafite akaguru ntabwo wabona umwanya kujya gusengera abantu bari mu Buganda. Oya kuko nge mbizi neza kuko nge tuba dufitanye gahunda cyane. Hari umuntu wamamagara mwanditse nkamwe mamuvugana cyamuhora na burama mumeze gutema muri nabandi tuba twishimye tuba dusangira tuba tuganira ariko nkawe nk'ejo wagiye gusengera abantu mu Kampala abantu bari mu Bugande Imana bahumugisha ejo ndi Kongo yo nibyo niyo mpamvu mba nemeye kukugarura nkavuganire kandi icyo ngushimira ni kimwe nuko iyo uvuye feri ya mbere n'ubundi mbere yo gukora ibintu uhitira iwanyu cyane mu rugo. Nagarutse rero aho narindi nagiye mu vuga butumwa muri Kongo murabizi muri Kongo ntabwo byoroshe ariko Yesu ntabwo azagutuma ahantu biciriritse. Yego. Oya azagutuma naho bikomeye. Haleluya. Yarambye ati fata urugendo hari ubwoko bwanjye buri muri Kongo haracyari abantu banje haracyari abantu banyubaha genda ubambwirire bino bintu maze iminsi ndi muri Kongo ariyo nagiye kubabwira uko Yesu yambwiye niho nari maze iminsi ariko namwe ndabakunda nagarutse. Mazina nitwa Pastor Delphine utuje. Yego. Usanda bakunda mwese ni wakoze cyane. Asante. Amen. Uyu mukobwa umuhamagaye utari kubipa aragusengera Imana. Yego. Njya nkunda kubabwira ngo ni wa mukobwa ushobora guhamagara ufite ikibazo cyari cyo cyose akagisengera kigakemuka. Yego. Njye mfite ibyo nshingiraho. Delphine yansengeye ibintu byinshi ndabibona. Nukuri. Hari nabo yasengeye ibintu byinshi bajya muri comment yasengeye batwite bakabyara. Yego. Hari umuntu ahise gusengera afite akaguru akakantu ndiko kagendana muri minsi kuko narabyirebeye. Baramusengeye afite akaguru kabyimbye kangana gutya. Yego. Ngo yagendaga kikoreye ngo atavaga mu nzu. Uwo muntu ngo karabyimbuka Delphine ngo nta muti wamuhaye waramubwiye ni ngiye ugenda ufata amazi urambikemo amaguru nge sinda navuga ngo fata shushi uramya ngo genda tereka suka amazi cyangwa uvuwe muterekemo amaguru ngusengere nguko ndagusengera aba ari kukaraba ngamaguru yarabyimbushe yarakize ndavuga nitoka anyerekana amafoto ati dore nibyo twavuganaga na Marikode. Yego. Nibyo byanteye kongera kumva ko mbaye mushyashya kongera gukorana nawe bundi bushasha. Yego. Umuhanuzi yemerwa roko ibyo hano bisohoye. Niyo mpamvu ngiye kuvuga make amenshi Imana ikayakonyuzamo. Amen. Sibyo? Imana igumugisha mbere yuko dutangira ikiganiro by'umwariko hari abantu bagiye kubohoka bari mu Rwanda, hari abantu bagiye kubohoka bari hanze y'u Rwanda. Reka mbanze nce bugufi nshimira abantu badukurikiye by'umwariko. Niba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda ukaba warafashe umwanya ugakora subscribe umve ko mushimiye cyane mbike ku mutima. Niba unadukurikira ubwa mbere ukaba wifuje kudushigikira ukoze subscribe reka tugereze iminota 2 ubanze uyikore hanyuma nawe tugushimire kimwe nabandi.
yes urakoze kuyikora. Imana iguhereze umugisha. Dufite intego yo kuzuza 30,000 tukuzuza 40 na 50 kubwo tubafite. Aba bantu dufite bazaduhesha abandi. Yego. Aba ni bo mugisha dufite uyu munsi. Niko kuri. Delphine harya aba bantu tubabona dushira ikiganiro badukurikira tukumva ko ari abantu basanzwe, ariko abantu ntabwo basanzwe. Ntabwo basanzwe. Nanjye mbasabiye umugisha nk'umushumba. Aho muri mbasabiye umugisha. Ni umugisha. Mbisubiremo ngo wowe nkurikiye uyu munsi uri mu Rwanda uri hanze y'u Rwanda. Iyo mvuga hanze y'u Rwanda mba mvuga mu Burundi, mu Buganda, mba mvuga Tanzania, mba mvuga Congo, mba mvuga za Malawi, za Belgique, za Canada, za n'ibihugu byinshi cyane mu Burayi hirya no hino. Za Zambia na tuzivuze. Za Zambia hari abantu badukunda ndabizi. Abo bose ni abantu bashimira mbikuye ku mutima kuko bafashe umwanya bagakora subscribe kuri Ndabrambe TV bakiyunga kuri twebwe by'umwihariko kwivuga butumwa iyobokamana. Ndabakunda nuko mwese nababona ngo mbahobere, ariko Yesu ubona ukaduhoberera abantu bakabona n'umwanya bakwirwamo abahoberana igitangaza gikomeye mu izina rya Yesu. Pastor Karari uri umushumba ariko mfite ikibazo kubera ko udaheruka kwambara ya kanzu y'ubushumba. Emi nk'ubu nayenda yambara ariko navuye mu materaniro. Iyi ngomwa nibyo iki kiganiro n'abagikurikiye tukikoze ariko cyumweru. Yego navuye mu materaniro niriwe nakambaye umunsi wose. Mise mbimenya niyo mpamvu mise nceceka. Niyo mpamvu. Yes, mbere yuko mvuga byinshi hanyuma ngiye kuguhereza umwanya. Arabantu dukurikiye bakeneye kumva message yawe Imana yaguhaye. Hari umuntu dukurikiye ushobora gukira kuko wakurikiye iri kuva mu muhanuzi, ushobora kwakira igitangaza kuko umuhanuzi yagusengeye. Reka tumereze umwanya. Wowe icyo nagusaba hari igihe dukurikira mu modoka cyangwa se uri mu nzu cyangwa uri kugenda, manza wumve message ni yawe ni yanjye. Niyo mpamvu nanjye mbangiye guceceka kugira ngo mbanze nakiri igitangaza cyanjye. Imana imumugisha. Ndagushimiye cyane bwe ku mutima. Imana igeze umugisha. Shimira nabantu ejo muri twakoze ikiganiro turi mu mazi. Yego. Barambwira ati kubona umushumba wagiye muri comment turabibona. Kubona umushumba yemera kwigomwa. Naje gushakisha amafaranga nk'abiki gihe. Yego. Akemera kuza kunama muri aya mazi. Afite umuvumba ngana gutya. Asengera igihugu cy'u Rwanda. Ati yaba bose babaga bameze nkamwe. Yego. Byaranshimishije kwanza tukiraha. Ntabwo ujye ubesha. Yego. Tuzasubira mu hari amazi ryari. Uzagaruka yo vuba. Byari n'abadukurikiranye babinsabye mwese nta kibazo mu mamagare mbahereza umunsi tuzazana ahanga mu mazi. Niba nashaka kuza bazaze tujyaneyo ndabibemereye. Kandi Delphine araguhamagara ati tubwire umunsi. Ndabibemereye. Imana izadufashe tubikore mbere ya Noheli. Amen. Sibyo? Imana igumugisha. Gahunda rero kutagira dusenze ni kare munzi wawe. Hano ahangaha turi iwawe mu kibanza cyawe agadereve uzakigira. Ikibanza Mana mu izina rya Yesu wera wa Israeli. Izina rya Yesu. Witwa Rubasha, witwa Ndiho, bere mwiza bagutegereje. Yamasa tugiye kwinjira mu buhanuzi waduhaye, tugiye kwinjira mu ijambo ryawe. Mbabazi zawe kunesha kwa ibane natwe. Tucyashya imyuka y'abadayimoni ukora ku mwanzi mu izina rya Yesu. Ukora kwe kubane natwe. Imbabazi zawe zibane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Yes, mwakoze cyane kunumira ahangaha kuri kamera. Imana ibahereze umugisha. Nkunda kubabwira kenshi cyane ngo biragoye ko ngewe Delphine Pastor nzaza kuri iyi kamera cyangwa kuri iyi channel n'abuhanuzi nabazaniye biragatsindwa n'Uwiteka Imana kuza kubabwira ibindimo nababwiye ibyo Yesu yambwiye, kuza kubabwira ibyo natekereje nababwiye ibyo Kristo yambwiye biragatsindwa n'Uwiteka. Ngiye kenshi nkunda kwibabwira uzabifata uko ushaka, ubivuga uko ushaka, ubyeditinga uko ushaka, ukatingemo bimwe ugaruremo ibindi, ariko nzakubwira ibyo Yesu yanumye. Bibe byiza nzabikubwira, bibe bibi nzabikubwira, kuko ni Nyiringabo wabinumye. Yego, katwinjira mu mwanya w'ijambo. Ejo bundi hari ubuhanuzi ndi kugenderaho Imana yatubwiye uyu mwaka utararangira. Hari ubuhanuzi yatubwiye turasanga muri Esteri ibice 9 umurongo wa mbere uvuga ngo ku munsi wa 15 ukwezi kwa 12 ukwezi kwitwa Adari itegeko n'iteka ngo by'umwami byendaga kugira ute gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga yuko bagiye kubagiraho ububasha, ngariko birahinduka abari babagira ububasha ku banzi babo. Mbabarira ahantu uri wumve neza ko ugiye kugira ububasha ku kintu cyari cyaranze ze ko tarabinifo ikintu cyawe cyari cyaranze cyose. Mana uri ubuzima bwawe aka kanya nzanye ubuhanuzi Emi. Ubuhanuzi nabubonye ndi muri Kongo. Reka da. Wakumva utati Delphine wageze muri Kongo gute? Icyo kibazo ngize. Iri yerekwa naribonye ndi muri Kongo. Imana
umusanzu irambwa ati zamuka jya mu gihugu cya Kongo, harimo ubwoko bwanjye nshaka kurengera, harimo abantu banjye banyubashe nshaka gutabara, genda ubabwire ngo nshingiye kuri nzanababwiye. Iki ni igihe noneho ngo nshyire mu bikorwa. Haleluya. Ngo nshingiye ku cyo navuganye nabo ndabatabaye, nshingiye ku cyo navuganye nabo nanze amahoro, nshingiye ku cyo navuganye nabo nanze ihumure, nshingiye ku cyo navuganye nabo mpagaze ku mipaka, nshingiye ku cyo navuganye ko tarabinifo. Imana irambwira ngo genda ugere ku mupaka. Emina agiye ku mupaka, genda gutya cyakoze hari cyacu nasanze ahitwa nimba ari he ngera Kongo hasi, njya guterana kuri urwo rusengero rwaho, ntabwo ati nyamara Imana yantumye, mahurira n'umuhanuzi arambwira tuva nkubwire, njyewe Imana yambwiye ngo iri ni ryo herezo ry'iki gihugu, ndamubwira tumva nkubwire nanjye uko Imana yambwiye ngo ntabwo ariko bizahora kuba yitegereje, ntabwo ariko bizahora kuba yiringiye, icyakoze abavuye mu masezerano ari nta mpamvu bazakorwa n'isoni. Bishatse kuvuga iki? Kubiringiye Yesu ibashizeho uburinzi. Ndaho ngaho ku mupaka hari irindi yerekwa Imana yamaye. Ndi ku mupaka, Imana irambwiye ngo ishize batayo nyinshi cyane hariya ku mupaka, ishize ibirindiro byinshi hariya ku mupaka. Imana irambwiye ngo ihagaze ku mipaka, Imana irambwiye ngo nakurira, irambwiye ngo nakumwara, irambwiye ngo naguseba, noneho nambuka mfite confidence, mfite icyizere, ndavuga ngo nshingiye ku gihugu cyacu ko gifite ingabo zifite imbaraga, ngashingira ku gihugu cyo mu ijuru ko gifite ingabo n'imbaraga, noneho nanjye kanambuke nta bwoba na bukeya. Haleluya. Ahantu wari ufite ubwoba ongera wizere Yesu. Yesu yambwiye ngo nakwirira guhari, naguteseka guhari, nakwirukanka uko mwari mwitegereje bihari, nta ntambara ihari, nta marira ahari, ibyabatera ubwoba byose Yesu nimba yavuze ngo amenye ingabo zose ku mipaka, ubwoba ufite n'ubuhe? Ntabwo ubwoba n'ubuhe? Nimba Yesu yavuze ngo amenye ingabo ze hano ku mipaka hose, bishatse kuvuga iki? Kora nta bwoba, ryama nta bwoba, senga nta bwoba, curuza nta bwoba, kuko igihugu cyo mu ijuru cyatubwiye ngo kiducungiye ikintu cyitwa umutekano. Imana itugire neza kandi Imana iduhe umugisha. Katwinjire mu mwanya w'ijambo. Imana ibane natwe. Kadusome Ezekiyeli 21:31. Kadusome mu izina rya Yesu. Niko umwami w'Uwiteka avuze, ikureho igisingo, wiyambure ikamba, ntabwo bizakomeza kumera nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi ugishyire hejuru, kandi icyari hejuru ugicishe bugufi. Haleluya. Kadusome 32. Nzabyubika. Haleluya. Nzabyubika zeko tarabinifo, nabyo ntibizongera kubaho kugeza igihe nyirabyo ubifitiye ububasha azazira, nanjye nzabimuha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana dusomye uyu munsi, njyewe Delphine naguhanurira nkavangirwa, najya muri izo baya nkavangirwa, ariko Bibiliya iratubwiye ngo umva nzabyubika, nongere nzabyubika tena, nzabyubika n'ubundi, ntabwo bizaba nk'uko byari bisanzwe. Icyari hasi nzagishyira hejuru, cyari hejuru nzagicisha bugufi. Urimo mwa hatinda zamura kwizera ahantu byari byanze, kicyari hasi Yesu agishize hejuru. Byari biguteye ubwoba Yesu arabyubitse, byari biguhangayikishije Yesu arabyubitse, byari bikurijije Yesu arabyubitse. Arirahiriye ari mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu aravuze ngo nzabyubika. Amen. Ntabwo nzabyubika rimwe kuko ibikurwanya bifite imbaraga, nzabyubika bwa kabiri, n'ubundi nsanze bifite imbaraga, ariko nzongera byubike. Haleluya.
waba warashatse viza igihe kirekire byaranze ariko Yesu arabyubitse. Kubura urubyaro byaba byarakubaho imyaka myinshi ariko Yesu arabyubitse. Gushaka akazi kudepoza bikanga byaba byaranze ariko Yesu aguha ijambo rikubwira ngo arabyubitse. Haleluya. Kubaka byaba byaranze ariko Yesu arakubwira ngo arabyubitse. Uburwayi bwaba bwaragufasheho ijambo ariko Kristo arakubwira ngo arabyubitse. Babarira ahantu uri, zamura kwizera. Zamura kwizera. Ko byari byanze, zamura kwizera kuko Yesu arakubwiye ngo nzabyubika, nongere nzabyubika, nongere nzabyubika. Haleluya. Imana itugire neza. Uyu mwaka utararangira manura ubuzima bwawe ngo nibubeho. Uyu mwaka utararangira manura ubuzima bwawe ngo nibuhembuke. Uyu mwaka utararangira nyene kuri uyu mwaka twinjira mu mashimwe. Yesu ahembuye ubuzima bwawe. Uyu mwaka utararangira mbabara uzamure kwizera. Uriya mwaka winjirane mu bisubizo. Uriya mwaka winjira mu mwaka w'amashimwe, winjira mu mwaka w'ubutabazi. Yesu ubwira Yesu ngo nanjye hari ibyo nshaka ko wubika. Hari ibyamfasheho ijambo nshaka ko wubika. Madeni yagizeho ijambo nshaka ko wubika. Mahembe yagizeho ijambo nshaka ko wubika. Seko tarabini voma ngo de kitazone bodosanse. Imana iravuze ngo irabyubitse. Nimba barasenze Imana neza, umva neza ko iki ari igihe cyo guseka. Yumvishe neza ko iki ari igihe cy'amashimwe. Ho byari byaranze winjiye mu gihe cy'ubutabazi. Hari igihe noneho umva aka kantu, kureka ibyaha byakunanira. Kuvuga ati Imana, gerageza kureka ubusambanyi ariko byaranze. Gerageza kwanga kuraga ariko byaranze. Buwate gerageza kuyicamo byarananiye. Gerageza kwica muri sauna kandi wanagiye muri sauna nkora ibyaha byarananiye. Ariko noneho Imana irakubwiye ngo ije kubyubika. Byaha byakunaniye Imana ije kubyubika. Kunesha kwa kurera Imana ije kubyubika. Noneho nawe injira mu mwaka bitangaza. Manura ubuzima bwawe ngo nibubeho. Manura ubuzima bwawe ngo nibuhembuke. Manura ubuzima bwawe ngo ngere ubeho neza. Imana itugire neza kandi Imana izidusange. Buri umwe wese udukurikiye naturiho ubuzima bwe ngo nibubeho. Amen. 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 Karameme. Amen. Girije neza, Imana igoreze umugisha kandi cyane. Njyewe iyo nsabira umuntu umugisha mbimubwira akiri muzima cyangwa akiriho. Yego. Hari abantu dusabira abantu benshi, hari abantu usibye ko nyine ntarimo. Hari abantu basabira imigisha abantu ari uko bapfuye. Yego. Imana imuhereze iruhukiro ridashira. Ndawakiriye. Simpamya ko abantu bose babaza babwira abantu ngo imuhire iruhuko ridashira, baba bazi neza yuko umuntu agiye mu ijuru. Oya. Abwo ujye umubwira akiri muzima kugira ngo yamigisha yose wamusabiye izikusanye igihe yanitabye Imana. Zandabo muzamara apfuye ri muzima nyiri muzima. Nta rugora akiri nyiri muzima. Uzihagize nk'urumasha akamurura. Yesu gwe. Byaba ari byiza. Hari napfa muka posting. Ubu njye nta posting niyo nagirane. Yes, Imana igoreze umugisha kandi mbigusabiye mbikwe ku mutima. Hari abantu badukurikiye bari mu Rwanda no hirya no mu turere dutandukanye bifuza gusengana na mushumba. Yego. Biremewe cyane cyane ku masaha y'umugoroba. Wera saa moya, haba afite akanya, ikintu kumamagara saa 6 saa 8. Kubera ko nzi ko namwe mucisha mukaruhuka. Reka dutange nimero ya telefone kwifuza gusengana n'umuhanuzi w'Imana. Narababwiye ngo erega ikibazo sinjewe. Nimwe mutumva ikiganiro ngo mukisoze. Yego. Mwumvishe ikiganiro mukagisoza haba harimo nimero y'umuhanuzi. Ni karimo no gutanga nimero Imana igumugisha. Kambahe iri kuri WhatsApp kuko hari abantu bari hanze. Yego. Bakenera ko twasengana. Umuntu sana yahamagara? Banayihamagara. Niyo ngiyo. 079 Yego. 31 24 28 5. Tuyisubiremo. 079 31 24 28 5. Iyo nyikoresha hose. Hose. Niyo waba uri no kure hehe bahamagara kuri WhatsApp bikemera. Reka mvuganire abana abantu hari umuntu wampamagara myane nkatwe tudafite telefone dutira twamuhamagara gute. Nujya utira telefone ujya umva ikiganiro gisoza ufate nimero ntacyo bitwaye. Yego. Nimero yose turayitaba ahangaha. Imana igumugisha
kandi ndagushimira ku mutima. Urakoze. Wakubona wicaye ahangaha yagira ngo biroroshe kugira ngo upfe kuhicara, bazanyegere bambaze. Imana igumugisha. Amen. Hari n'abandi bantu benshi bifuje gukorana nawe ibiganiro ariko kugeza uyu munsi birakunda. ni ukuvuga ngo uri umugisha kuri twebwe rero. Yego. Reka dusenye abantu badukurikiye bari mu bitaro bavuze kwishyura inzu, abarwayi, abafite inzara n'abafite inzara n'inyota byo gusenga, n'abaguye, abashumba, abapasiteri, n'abantu bafite amadeni, abantu bagiye gutereza cyamunara za credit, amamodoka y'abaheze hanze. Hari abantu batumiza imodoka ikabita itarabona uko yambuka. Hari abantu badukurikiye uyu munsi batwite, hari abantu badukurikiye biri kugorana cyane, babuze ibise. Abose bashyira imbere y'Imana, tubasaba umugisha nk'umushumba, umugisha wawe kibyeyi tuwakire. Amen. Abana mu izina rya Yesu wera wa Isirayeli. Yamasaha urongeye uhumurije imitima yacu. Bari bacitse intege urongera bahembuye. Batubwiye ngo uzazubika. Yamasaha reka wubike buri kimwe cyose cyari kiduhagurukiye. Baraga zikuzimu zari ziduhagurukiye, ongera wubike. Manura ubuzima bw'abantu badukurikiye ngo nibwongere bubeho. Ineza yawe zibanike muri twebwe. Baraga zawe zibane natwe. Ushigikirwa nawe bane natwe. Nabari twebwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen.